bantu banjye mumeze mute? Mwagize ikibazo cyinshi bitandukanye, abenshi muranyandikira, abenshi murambwira ati se video kutari kuziduha, ndetse muri groupe mukajya mubimbazaho. Twari dugiye mu kibazo byinshi bitandukanye, ndetse harimo n'ibindi by'imbogamizi by'ingenzi, ariko ubu ngubu ndabasezeranya yuko tugiye kuza dukora video nk'ibisanzwe. Video murajya muyibona buri munsi n'ubundi nk'ibisanzwe nk'uko byari bisanzwe, gusa icyo nindi kugira mbabwire cyo ni kimwe. Ndagusaba ngo niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel yacu, dushyigikire, udukorere subscribe, utwandikire muri comment niba wadukurikirana, tubwire ati dukomereze, ndetse n'ikibazo ufite nacyo twandikire muri comment ukitubaze. Hari akantu rero k'ubwenge ngize nje hano nganje kubabwira, ari nacyo cyari gitumye nkora ino video. Ni ukuntu bimeze, WhatsApp igiye gutanga amafaranga, ndetse WhatsApp igiye gutanga amafaranga ndetse n'abantu bafite Facebook. Umuntu wese uzi ko afite Facebook page yiwe azigumane ndetse anazirinde, cyangwa abazigura za Facebook page za kera, za zindi za kera zose uzibike. Numara kuzibika, ndaje nkwereka ukuntu ubashe kuzigurisha nawe ukabasha kuba wakorera amafaranga. Ibintu bya Facebook page birimo amafaranga menshi atandukanye, ariko abenshi ntabwo babasha kubyumva cyangwa ngo babashe kubisobanukirwa. Ni ukuye rero, hari uruganda ndetse hari website ubwayo iri kugurishirizwaho bino bintu bya Facebook page. Ukazana Facebook yawe page, nta bintu byo kuvuga ngo pfa kuba yarafunguye kera, bari gushaka zino za kera. Noneho izo Facebook page yawe bakayikugurira, bamara kuyikugurira wowe ukaba creating indi wagira ati sinzi. Gusa icyo nakubwira cyo nicyo, ndaje mbanze mbikureho amakuru yuzuye, bazimenye ngo bazikoresha iki, kugira ngo bitaza kuba byaguteza izindi ngaruka. Icyo nicyo kintu mbaje kukubwira. Ndetse ikindi kintu cya WhatsApp nacyo nindi kugira mbabwire ndetse n'ubusobanuro cyo ni uburyo ki WhatsApp igiye gutanga amafaranga. Niba uzi ko ufite abantu 100 bakureba cyangwa 200, ubu biroroshye yuko wabasha kuba wakinjiza amafaranga, cyangwa ubundi ni uguhera ku bantu 60 bagukurikirana kuri status bakureba. WhatsApp igiye gutanga amafaranga, irajya iguhereza akantu ugashyira status ndetse n'akandi kuri profile ubashe kwinjiza amafaranga. Ibyo bintu biri riyo. Hari abenshi bari kuza kubikoraho iyo amavideo bababeshya ngo arahita bikwereka ngo mwandikire. Ibyo bintu ntumwizere, ahubwo ndaje mbashakira uburyo bwizewe bw'ukuntu mwabikoramo, ndetse namwe ikabasha kubinjiza, kuko nanjye ndi kubikora ubushakashatsi bwimbitse. Ikindi kintu cya kabiri cyo nagira mbabwire ndetse n'abateguze, ngiye kuhakorera amavideo menshi. Ikibazo ufite ujye kunyandikira muri comment umbwire. Twari duhuze ariko twagarutse, niyo mpamvu nagarutse. Nk'uko mubizi rero, abenshi banyita Rafiki. Rero nkaba ntanga filime. Umuntu ushaka filime online, nomero zacu ni 0794414119. aho waba uri hose, filime yose waba ushaka, filime nshyashya yose tuba tuyifite mu buryo bwa fayiro, hita nyigufata nkayikohereza nkayiguforwardinga, nawe tukagushyira muri groupe y'abantu bafata filime nshyashya. Ibyo bintu biri riyo. Ugira ikibazo cyangwa ufite izindi mbogamizi cyangwa ikindi gitekerezo, anyandikire. Nomero zacu ngizo ndazishyira hasi. Ikindi kibazo wenda mwamufite, wenda mwambwira ati ikibazo kiraha, tukamenya ukuntu twagikemura. Ari benshi mufite ibibazo, mwabuze uko munyandikira. Abenshi mwanyandikiraga nari mpuze, ntabwo narindi gukurikirana ibintu bya, navuga ngo ibi ngibi bya social media cyane, bitewe n'uko nari mpuze gato, ariko twagarutse. Nicyo kintu nababwira cyo. Igitekerezo cyawe kirakenewe muntu, niba unkurikira cyane bunkunda, igitekerezo cyawe kirakenewe. Gusa ubwo nibwo buryo ki ndi gukora ubushakashatsi bwo kugira ngo ubu buryo mbaze kumenya ko bwizewe kandi bururiyo. Ubwo buryo rero video ndagira mbibutse yuko video buri munsi irasohoka, kandi video isohoka saa ngapi? Saa 7 kibisanzwe. Saa 7 video ibigezeho. Rero ndagira ngo mukore share ndetse mubwire n'abantu banyu ko nagarutse. Ujye ukande like kugira ngo dushyigikire, kugira ngo udusapotinge, kugira ngo natwe tubone ko duri gukurikirwa n'abantu. Ndakeka ibyo bihagije kugira ngo wenda mbashe kuba nabafasha, cyangwa mbashe kugira icyo nababwira cyo. Ntabwo narinje hano kugira ngo mbabwire ko naje oya, ahubwo narinje kubabwira ko ngako kantu kugira ngo mwitonde, ndetse n'abantu benshi bari kugira abandi nabo muri kumbwira ngo babibye amacano. Uburyo ki bwiza bwo kugira ngo channel batayiba, ndaje mbubereke ukuntu mwayishyiraho security. Ikindi, funga ama notification ya Google.
ya Gmail ari ama notification kuyafunga ndabibereka kugira ngo notification uzajya wakira ukajya uhita ubona notification, ahubwo ujye ujya muri rimwe ubanza urebe ko iyo mail niba iriyo ari iya YouTube, apana guhita uhubuka ugahita uvuga ngo urakanda oya, ibyo bintu mubyirinde kuko hari igihe uhita utanga access bagahita batwara channel yawe. Ndakeka aricyo kintu cyari kinzanye cyane, urabona yuko narindi ahantu ngenda ntembera gusa ndavuze ati reka wenda mbafashe cyangwa wenda tuganire ku bibazo byinshi mufite cyangwa ku mbogamizi zose mufite, urabona ko narindi kugenda ariko ndavuze ati reka bitewe n'ukuntu mbakunda reka mbanze mbaganirize gatoya kugira ngo mubashe kumenya aho ibintu bigeze ndetse n'ukuntu twakora, mbibutsa yuko ikindi nababwira cyo ngiye kubibutsa yuko habonetse kuri ino channel yacu hashobora kuza